bakoze analyse video basanga harimo icyo kibazo ariko nanone sukumuhanira icyo harimo no kuba bakeneye kugira umukinnyi w'umunyarwanda kugira ngo bibahe amahirwe kugira abakinnyi benshi b'abanyamahanga imbere kuko urumva Aimable ntago ari urwego rubi kuko atagukinira muri defense kugira ngo wihe amahirwe kugira extra player cyangwa umukinnyi yiyongeraho mu bakina imbere. Umukinnyi w'imbere wanahisaba Dafe kubera ko Kanamugire Roger niba adahari Sefu akaba atari kuri level, abo bakinnyi babiri no bari kugukina na gatandatu. Richard yabaye suspended kubera amakarita, byumvikanaga ko agomba gukina muri mukinnyi w'umunyamahanga. Niwe wuwo rero kuko wibuke ko hari amaze kubonekamo Kadimende yaye mwizamu, ufitemo Yusudianye babaye babiri, urabizi ko Fonganya atavamo ni batatu, urabizi ko utakuramo Bagayoko ni bane, urabizi ko ufite umuwinga nka Basane batanu. Therefore ugomba kugira mu defenseur central umwe w'umunyarwanda kugira ngo nimero 6 wawaze kuba ari mukinnyi w'umunyamahanga. Dafe rero ndashaka kuvuga ko Rayon Sport yabonye umediateri mwiza. Abareyo muri bagirwa Majaliwa muraza kwishimira services z'uyu musore nkurikije match yagize. Dafe ni babakinnyi icyambere barebare muremure kuri taye rwose, afite taye ihagije mu mediateri. Impamvu dukunze gutinda kundeshyo ku bakinnyi bakina kuri gatandatu nuko akenshi zone ye iberamo icyo bita bato, nuguhangana bahangana imipira yo hasi niyo mu kirere. So icyo rero agifite neza. Freeman Dafe n'umukinnyi uri imyaka 25 nta nubwo arayisuza neza, afite 20 aracyari mvungo, aracyari mu myaka yo gukina. Noneho wareba umubiri we n'umukinnyi muremure cyane ufite metero imwe na santimetero 86 gutyo. Ubundi areshya na Cristiano Ronaldo, kuri ya Cristiano areshya niko areshya. Akagira umubiri utari munini cyane, bya bindi abantu bagira amakwisi manini cyane. Afite umubiri ukomeye ariko utari munini cyane, ntago afite masuzi nini cyane. Ikiza rero navuga karite nabonye kuri we ni nk'eshatu. Iya mbere kuruta izindi, Rayon Sport ifite umukinnyi ushobora gukinisha abakinnyi bakinira imbere ye. Ndaguha urugero rufatika. Abantu nibaza kureba igitego cya mbere cya Rayon Sport batinda cyane kuri pass ya Muhire Keve, through pass, assist ya Muhire Keve ya 11, pass idasanzwe, pass yacishije mu defenseur kabisa nziza cyane, isanga Fonganya ahita nabahindukira neza barashyira mu izamu. Ariko burya muri build up yiriya baro, umupira wa mbere wagiye ku mukinnyi witwa Adama Bagayoko wari warekuwe na Dafe. Dafe yafunze baro ayirekipe hagati, ahita yisunika ayitanga neza. Ubwo barakombina, harimo uyu musore Fiston, harimo Adama Bagayoko yayihaye Fiston. Adama donc Dafe yayihaye Adama yiha Fiston, Fiston yiha Keve batanga assist kuri Fonganya. Nta mukinnyi wa Kiyovu ukozeho, urumva ni sequence ya assist Dafe niwe wayitangije. Icyo rero tuvuga cyo gutangira cyiza ni icyo cyo gukura umupira muri zone yawe nk'umurekiperateri uyishyira muri zone iri offensive. Ibyo byitwa iki? Nureba passe ye yagiye metero zitari munsi hagati ya 7 n'10, babyita mu gifaransa gukasarigne. No kuvuga ngo ubukuye nk'umurongo w'abamediateri ba Kiyovu barukayishyira hagati ya defense ndetse na mediane ya Kiyovu Sport. Aho niho hari hahagaze abakinnyi ba Rayon Sport. No kuvuga ngo abamediateri ba Kiyovu basanze uyu mukinnyi agifata umupira Dafe ahita utanga, ubisikana nabo ujya hagati ya defense na mediane ya Kiyovu, ari abakinnyi bari aho rero niho bakoreye amakombinezo kugeza baro bayohereje igera kuri rutayizamu. Navuga ko ikijyanye na pass naragikunze. Igitego cya kabiri, baro pa play yasingiriye muri box mu ruga rw'amahina. Ni baro yatewe na Dafe ayitereye mu kibuga cya Rayon Sport, atanga long pass, baro ndende yambukiranyije umurongo ugabanyamo ikibuga kabiri, iri mu kirere hejuru, iragendirwa mu rubuga rw'amahina rw'ikipe ya Kiyovu. Nango doze ya pass narayikunze cyane. Ariko mbere ya doze ya pass, kuvuga ngo pass ye kuyitera ku buryo itego mu maboko y'umuzamu cyangwa kuyitera ku buryo igwa inyuma y'imigongo y'abadefenseur ba Kiyovu, donc ntibayigarure n'umutwe ngo bayisubize imbere. Doze ni nziza, ariko ntabwo mu mupira buri ikomeye cyane ari doze. Ikintu kiremereye
oya niyo accuracy n'ubundi dose nibyo nagerageje gukoresha mu rindi jambo. Ikintu kiremereye ni iyo vision, ni iryo jisho kubura. Ubundi niba ari ikintu kigora umukinnyi wese no kumenya gukora ikintu mu gihe gikwiye. Rero ubwenge butuma ufata baro uri mu kibuga cya Rayon Sport imbere gatoya y'umurongo yahana abadefanseri bawe bari imbere y'uruga rw'amahina rwanyu, ubwenge bwawe bugahita bukubwira ngo ni kimwe kuri kimwe, turi mu minota ya nyuma. Ubwenge bwawe bugahita bujya mu kureba imbere, ngo iki kintu cyo kugira ijisho ritarireba muri atake ni ikikwereka umukinnyi w'umuhanga. Donc mu yandi magambo bisobanuye yuko we mu mutwe we yari gukina umupira abatekereza mu buryo bwo offensive. Yakoze byo nta nubwo ari ku gitego cya mbere, ibi yakoze ku gitego cya kabiri byo byitwa pre assist. Ibyo no muri statistique birabarwa, urumva direct mu mupira uvuye kuri Dafe ukajya kwa pa play wakoze assist kuri Haji. Pa play wakinnye neza. Deja we yakoze pre assist. Iyo ni statistique anandikwaho. Umunimero 6 weruka kubikora ibintu nk'ibi ni Majaliwa na Rishari bajya babikora nabo. Majaliwa mwiza wa wundi wari kuri peak kugasongera muri Rayon Sport, navuga ko ari wongeye kuvukira muri Dafe. Iyo pass accuracy niyo vision fitness ihagaze gute? Akina atuje, ntabwo yiruka cyane, ariko nagiye mbona arikipera imipira, atera amatakre barakazikuraho rwose, yateye takre. Abundi abantu bazi nka ba Busquets kuri akuntu bagenda, abakinnyi batiruka cyane, cyangwa kwa kundi yature yakinaga abona atiruka cyane, ariko ari umukinnyi mu by'ukuri ukina zone ye, ukina mu mwanya we, akagerageza kurekipera atarenga kiriya kiziga kigabanyamo ikibuga kabiri, akaba nka rido ya defense atagenda cyane, ni sawa. Ariko buriya ndashaka guhabarira umukoro muzamukurikirana uyu musore, impamvu mbona yuko azavamo mu mediateur mwiza niwe twatinzeho kwa kari nawe mushya wenda ibindi nama statistique. Buriya abakinnyi bazi umupira nk'abana bo muri Zamari nyine ahantu bigisha umupira, buriya nushaka kureba umukino ujye ureba n'uburyo bimworohera gusohora baro ku kuguru kwe. Buriya nicyo kigora abakinnyi benshi b'Abanyarwanda, ni ukuvuga ngo ikintu cya mbere kigoranye ku bakinnyi benshi b'Abanyarwanda kubera kutagira formation de base ni ukwikuraho umupira. Donc bari mugeraho agapanika, agahangayika, akayitindana, akayikaresa cyane, akayikoresha n'ibintu bitari ngombwa. Ariko uriya musore we aba ari kubera ukuntu babatoza bakira abana, akaba inshuti n'umupira. Donc kuri inshuti n'umupira aba yarahuye na baro kenshi akiri muto, ntabwo imukanga, ntabwo imugeraho. It's easy n'ubuzima busanzwe, ahita yisunika rimwe, ni control akayisunika, ni control akayisunika, ku buryo bigaragara yuko navuga yuko Rayon Sport ikibazo yari yaragize cyane 6 cyakemutse. Niyo umukinnyi ashobora gukina bimworoheye, akikoraho baro, akaba afite ibitekerezo biri offensive, azi kohereza baro imbere, akaba afite iryo jisho ry'umukinnyi uzi gutanga pass nziza, akaba ari umuntu wa rekipera, afite tayi nziza akiri muto gutya. Biragaragara yuko Rayon Sport rwose njye nari kugiramo impungenge yaza muri ibi bihe Rayon Sport imazemo iminsi abakinnyi bose babonaga barasubiye inyuma byakurikiye igenda rya Yabonga, ariko kuba yaragarutse mu kibuga na Yabonga arimo aragaruka. Yabonga usanzwe uzo kugira porogaramu ku bakinnyi, arebera umukinnyi fitness y'umukinnyi mu buryo buri individual, buri wese amureba ukwe, ntabwo batwara mu kigari kimwe. Bisobanuye ko niba hari abantu babonye ko wenda hari akantu ka fitness kutihuta, kandi koko yaje adaheruka gukina, urumva ntabwo yaje ari muri competition. Yaba ari muri competition ntabwo ari kuboneka mu kwezi kwa mbere. So ntekereza ko Ayabonga biroroshye ko yamuha programme ishobora kumushyira ku rwego rwiza, cyane ko muri minsi nta nubwo imikino yegeranye cyane. Buriya nko mu gikombe cy'amahoro bakira Rutsiro barayitsinze umukino banza, ntekereza ko atari umukino wa pressure, babishatse rwose, babonye atameze neza banamuruhura, agakora programme akagaruka muri weekend yahuye bakabake. Ndavuga Dafe shaka rwose bamuruhura, babonye donc harimo akantu ka physical readiness kataragera ku 100%. Pourquoi pas niba Richard yari yabaye suspended yararuhutse, ashobora gukoresha Richard nka numero 6 ya experience ya Robert yakayikora. Ko Rutsiro barayitsinze umukino ubanza bishobora kuborohera, hanyuma akamara nk'iki cyumweru cyose ari muri programme na Yabonga. Ntekereza ko indi minsi 7 yongera kuyamaze hari icyo byazamura ku rwego ugiye kugira confusion ikomeye. Ni byiza ariko ku mutoza kugira abakinnyi benshi beza bahagaze neza, ariko bitera ikintu cya azamugora, bizamugora cyane kuko urumva Richard
ntabwo agiye kuhitaho umukinnyi w'umuswa cyangwa mubi yaramufashije cyane muri fazare. So ndimo ndagira ikibazo ku bakinnyi b'abanyamahanga tubabare. Kadime ntabwo yava mu izamu, niyo yarivamo n'undi ni umunyamahanga. yari mu banyamahanga nta kibazo kizaba. Reka tubabare reka tubabare ubyumve. Kadime ari mu izamu, agomba kugira umusenta baka w'umunyamahanga umwe byibura. Yusu Diagne abo si babiri. Agomba kugira rutayizamu w'umunyamahanga. Abo si batatu. Agomba kugira umuwinga w'umunyamahanga. Reka tuvuge ko ari Basane. Abo si bane. Agomba kugira Adama Bagayoko kuko arakina nyine batanu. So ubwo urumva hagati ya Richard n'uyu umwe agomba gukina undi akicara. Ahubwo byaragaruka mbibona keretse akuyemo Adama niba Keva bakoze analyse video basanga harimo icyo kibazo. Ariko nanone si ukumuhanira icyo, harimo no kuba bakeneye kugira umukinnyi w'umunyarwanda kugira ngo bibahe amahirwe kugira abakinnyi benshi b'abanyamahanga imbere. Kuko urumva Aimable ntabwo ari urwego rubi ku buryo atagukinira muri defense kugira ngo wihe amahirwe yo kugira extra player cyangwa umukinnyi yiyongeraho mu bakina imbere. Umukinnyi w'imbere wanahisaba Dafe kubera ko Kanamugire Roger niba adahari Sefu akaba atari kuri level, abo bakinnyi babiri no bari kugukina na gatandatu. Richard yabaye suspended kubera amakarita, byumvikanaga ko agomba gukina muri mukinnyi w'umunyamahanga. Niwe wuwo rero, kuko wibuke ko hari hamaze kubonekamo Kadime Ndiaye mu izamu, ufitemo Yusu Diagne babaye babiri, urabizi ko Fornganya atavamo ni batatu, urabizi ko utakuramo Bagayoko ni bane, urabizi ko ufite umuwinga nka Basane batanu. Therefore ugomba kugira umu defenseur central umwe w'umunyarwanda kugira ngo nimero 6 wawaze kuba ari mukinnyi w'umunyamahanga. Dafe rero ndashaka kuvuga ko Rayon Sport yabonye umumediateri mwiza. Abareyo muri bagirwa Majaliwa muraza kwishimira service z'uyu musore nkurikije match yagize. Dafe ni babakinnyi icyambere barebare muremure kuri taye rwose, afite taye ihagije mu mediateri. Impamvu dukunze gutinda ku ndeshyo ku bakinnyi bakina kuri gatandatu nuko akenshi zone ye iberamo icyo bita bato, n'uguhangana bahangana imipira yo hasi niyo mu kirere. So icyo rero agifite neza. Freeman Dafe no mukinnyi uri kuza imyaka 25 nta nubwo arayisuza neza, afite 20 aracyari mvungo, aracyari mu myaka yo gukina. Noneho wareba umubiri we n'umukinnyi muremure cyane ufite metero imwe na santimetero 86 gutyo. Ubundi areshya na Cristiano Ronaldo, kuri ya Cristiano areshya niko areshya. Akagira umubiri utari munini cyane, bya bindi abantu bagira amakwisi manini cyane. Afite umubiri ukomeye ariko utari munini cyane, ntabwo afite masuzi nini cyane. Ikiza rero navuga karite nabonye kuri we ni nk'eshatu. Iya mbere kuruta izindi, Rayon Sport ifite umukinnyi ushobora gukinisha abakinnyi bakinira imbere ye. Ndaguha urugero rufatika. Abantu nibaza kureba igitego cya mbere cya Rayon Sport batinda cyane kuri pass ya Muhire Keve, through pass assist ya Muhire Keve ya 11, pass idasanzwe, pass yacishije mu defenseur kabisa nziza cyane, isanga Fornganya ahita nawe hindukira neza barashyira mu izamu. Ariko burya muri build up yiriya baro, umupira wa mbere wagiye ku mukinnyi witwa Adama Bagayoko.